manara twumve tugiye guhera kuri Arsenal yatwaye Premier League 2004 dufate ni Arsenal iriho dukore 11 beza bayo mbwira uko muyitekereza turebe igororotse kurushaho niyi reka duhere mu izamu dufite Jens Lehmann dufite na David Raya ngende kuri Jens Lehmann niho ndi hafi Modage niho ndi hafi uwo David Raya wa utarabona n'umwanya ubanza muri Espagne mu gihe Lehmann yakiriye ikipe y'igihugu Budage mu gikombe cy'isi cya 2006 mugumane babaranda gusabye ntabwo bisaba ngo tubisobanure ntabwo dukeneye gusobanura babaranda gusabye dukeneye gusobanura dera Muska agiye gutwara Golden Groove ya gatatu bitanze iki dore ikintu kibaye hise nkumbura nk'ubu turi nko ku mashusho uri nko kunyereka Jens Lehmann reka murebe reka nsubizemo andebise Jens Lehmann mu muzanye imbere ya Jens Lehmann yari igikoko papa reka byose murebe mu maso nubwo yabayeho mu gihe cya Oliver Kahn ariko umwanya yarabonaga bro Jens Lehmann ni umwe mu banyezamu beza Arsenal yanagize no mu mateka nekereza ko apari wenda David Seaman waciye haka nawe akagira ibihe bye ariko Jens Lehmann ni igitangaza simbabesha suzi ko ntayemera njya Arsenal si yanje pe ariko uyu mwene daturebesha amaso iki gikoko uri uyu muzamu wenda muzi babarira ndagusabye David Raya mu mutayi bishanga babarira oya ariko se ko ushaka kuri oxygen ureba hano ko influence amatora oya ntabwo influence ndimo ndabaza twavuyeho widutinza tubwira undi muri saison batwara Premier League yakiniye buri munota wose batwara Premier League 2004 nta match yigeze asiba yafite clean sheet zingahe clean sheet ibyo byasaba kuzireba Liga ziroroshye dizi imibare yoroshye aho meni clean sheet muri nuza niba nakiri umunota wose ajya ni 2 na kangahe 2-3-4 yarafite 15 mu mikino 38 urakoze cyane ibaze ko Rayo utuvugana afite 16 ahari urumva tazazirenza nta kibazo hari kibazo muri all competition mu mikino 54 yarafite mu 20 20 yonyine udakoraga cyane ngi cyo gihe Premier League yakinwaga n'amakipe angahe oya aravuga ngo all competition kandi match 54 yafitemo 20 mu marushanwa yose kuko Premier League ni match 38 uri kuvuga clean sheet muri match okay 15 muri Premier League clean sheet muri match 38 bongeyeho izindi zigera kuri 10 n'esheshatu mu yandi marushanwa azikuramo clean sheet 5 uko zose hamwe ni 20 muri match 58 ndavuga clean sheet David Raya afite 16 cyo gihe atwara Premier League Golden Glove ari kumwe na Invisibles akora defensive record na Arsenal afite yinjijwe ibitego 26 iyo sezo byonyine iyi sezo yakamaze kwinjizwa 21 habura match 10 reka nyine ture birakomeza gerageza tujye kuri kabiri Lorraine na Julian Timber Etame Mayere na Julian Timber Julian Timber ntabwo ari gukunda ibintu bya kera ariko sinzi impamvu n'ubundi mbona ngoma kuri Lorraine ariko cyangwa nagiranije ikipe ariko ari impamvu mbikoze ntacyo ngende kuri Lorraine kugutsinda ibitego rimwe na rimwe byo ku makorneri kumenya kudefanda yabayeho muri era yarimo abawinga benshi ariko yagerageje kubyitwaramo neza Lorraine ngenda mugumaho nonde nawe uryamye ku niwandeho nya Cameroon ko numva Arsenal igiye kugira tujye mutima wa defense Sol Campbell na Saliba yatsinze ibitego 2 Sol Campbell na Saliba Sol Campbell na Saliba yego ndaguma kuri Saliba Sol Campbell nibyo yari umukinnyi ushobora gutsinda ibyo bitego n'umukinnyi w'umugabo wabayeho nakina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ariko kuri classe Saliba buryo urebye ni self made ku buryo yikoze kuva muri Marseille Saint-Etienne n'andi yose bagiye bamutiza batamwemera kugeza ubwabo umukinnyi ugomba kubanza muri ndetse akaba n'umwe mu defenseur bari beza bari ku isi muri iki gihe bona leadership ye n'uburyo byagaruke kimufasha kuba yatsinda duel zitandukanye bitana na Sol Campbell mbona wabaye mwiza mu myaka itari myinshi Sol Campbell muri cyagiye yakinaga ari gihe yabaye mwiza muri Arsenal kuko mbere yo kuza muri Arsenal muri Tottenham
umuntu yageze ku rwego Tottenham itamwongerera amasezerano agasohoka. Ubwanjye ngiye mbona Sol Campbell ntabwo yigeze agira longevity ishobora kuba yatuma muha classe nk'iyo mbona na Saliba na progress arimo. Mbona Saliba ashobora kuzaba umwe wa defenseur beza bazajya bibikwa muri Premier League mu gihe Arsenal yakomereka twara n'ibikombe. Nepo njye ukuntu ndi wishushanya urampundi oya ntago none se Saliba ni umuribero ko Sol Campbell ariwe wayoboraga defense yari kuri 4 arindi ukina 5 Ture niko bimeze kuri Ture no kuvuga Sol Campbell yabaga hengamiye iburyo turahengamiye ibumoso kandi n'ubu niko bimeze Saliba hengamiye iburyo niyo mpamvu rero ntashaka ko ikibazo Nepo atangiye guhindura ikizami. Nepo ninjye ahandajurira ninjye gutanga kuko ikizamini n'abakinnyi Sol Campbell yari umuyobozi ninjye gutanga ikizamini Sol Campbell yari umuyobozi kandi no reba nka kuri action man kuko Peter reba Kinyoni nisunago ubibonye uretse gato Kinyoni yari kumwe nande ariko na Koroturi Kinyoni kandi yari umuribero yewe wayoboraga na defense. Nafashe Sol Campbell na Ture ko nibo bakinnye match nyinshi Kinyoni yari umusimbura ngewe ko nayishushanya ndashushanya rwose Saliba yari umusimbura ndashushanya Saliba na Sol Campbell nitaye ku bandi Jackson we naza kuko nge nibijya kuri Sol Campbell nge nafata Sol Campbell. Okay mufate umuryameho oya wishushanyije nayo n'abantu batwunganye oya none se kuko kera bwo none byari binoroshye bagaruke muri setup ari nk'ibi oya bagaruke muri setup ari nk'ibi tuvuga ngo naba defenseur bashobora kwijera ni nawe ari cya kintu ngo umwe ni umuribero undi ni umustoperi nimero 4 tuzi ujya mu mangajoma yari Koroture Abibu nurebe nanasohotsemo uri kubireba anasohotsemo akose Nepo nge nafashe wakinaga iburyo muri defense mfata n'ukina iburyo muri defense muri iki gihe ndafata n'uyu muso mfate n'uyu muso wa kiriya gihe aho ngaho urakomeza ngewe sindi tugende ngewe defense yanjye nayubatse ubwo naba ari Saliba na Sol Campbell ubwo ndi rwose mwihorere nge nawe umagaze nuko ryamye twagiye Nepo koza gashya rwose. Okay reka tujye kuri Koroture Abibu na Gabriel Magalhaes Sami Koroture Abibu wakiriya gihe Abibu yari Pascal ni Magalhaes nje ndaguma kuri Magalhaes nibipanga gutyo ndaguma kuri Magalhaes yendamya aho yanje niyo Gabi na Saliba baragumamo nuko nyine singobeshye nge ndafata rero Saliba kuri gatatu ntiwirirwa mbase nizere ko utatinyuka kutubaza ntago bikunda kuri gatatu reka tubireka shiriko ntabwo yari kutubaza rwose tujye kuri 6 kuri 6 oya tubwire witangira kweditinga ibibazo kweditinga fata uyu ari nyine agarikwe ahari nyine ntabwo nshaka kweditinga Gilberto Silva Martin Zubimendi ni Gilberto na gatandatu na Arsenal nta gatandatu ifite niyo wambaza mu yahushije igikombe Thomas Partey yajya imbere Zubimendi niyo wambaza muri India Wenga Alex Song yajya imbere Zubimendi nta gatandatu Arsenal ifite muri no misi nta gatandatu ifite nimero 8 wihisha muri gatandatu Arsenal ntiki defender rwose Patrick Vieira Declan Rice oya namenye Patrick Vieira nagererana nagereranwa Patrick Vieira ntabwo agereranwa ni nimero 8 Arsenal ikigiye ko numva aya rwose Patrick Vieira nta muntu umugereranya mureke harya twarahadupanga n'abandi babayeho tugasanga tubuze gica cyane erega ikipe ushobora gusanga iraza kubona abakinnyi muri defense gusa ikipe y'ubu bimeze bite ikipe y'abagenzi komeza tugende ku 10 tujye ku 10 Dennis Bergkamp Bereshiyese cyangwa Martin Odegaard ni Dennis Bergkamp ushaka nushaka ubateranye we babwire babe hamwe bakine n'undi umwe utanzaza na test ikomeye kuko iroroshye n'urucabana iyi mushobora kuba muri kungari tugende ndebera ahantu cyane ihinduremo hagati komeza tugende ntabwo ndi gukunda ndikumva bitari fair oya twe twigendere tu Robert Pires Trossard ni Pires na Martinelli wenda ubwo nawe ajye nasaka nushaka urundeho Pires akirimo cyane Robert Pires na Thierry nabo bantu bazanye ikintu cya confidence cyo gutangira gupasanya penalty Robert Pires Wenga musimbuza musacrifice kuri finale ya Champions League yambwiye ati sinzongera kugukira n'umunsi n'umwe tubundagiye kuko baramwinginze vanemo Frederic Ryumbaga arabyanga ubwo kutamupanze niwe tugezeho ni umoso ngiye kujya iburyo Ryumbaga nasaka uramenye Frederic Ryumbaga nta muntu wamugereranya nawe ukoza agashya sabi Ryumbaga arusha Saka
Nepo niwe ndyamye Saka ahangaha niho Saka muzaniramo akoza agashya oya njye niho nzanira Saka ndi kuri njye Riyumbaga niho nzanira Bukayo pe ndyamye kuri Riyumbaga niho nzanira Bukayo umukinnyi w'umuswedua uzi gucenga uzi guhindura impande ugaruka agafasha defense akanatsinda aho biri ngombwa atandukanye na Rodi Saka ushobora kumara imikino 12 atarebye mu izamu kandi ikipe iri mu murongo wo gutwara igikombe. Icyo kintu cyo Saka numwe mu bakinnyi bari overrated babayeho mu mateka y'umupira w'amaguru. Hano Samiri nta kabije Ntabwo ndi gukabya kandi reba icyo gihe muri Invincible ibitego Riyumbaga yatsinze muri 2004. Riyumbaga yakinnye match 30 aremesha atazara umusimbura atsinda ibitego 4 gusa nta assist nimwe ashaka nta assist nimwe yakoze ashaka kuba nazanye test y'uruca abana ugiye kujya kwa Chelsea oya hano twafunze kuri attaque ntago mbaza ubwo ku bwa Nepo ku bitego 4 bya Yumbaga na assist 0 ndi kwa Saka Bukayo rwose yaba nawe yarazi gucenga akamenya no kuza gufasha Mediane kuko n'ibindi bitego bya Arsenal byabaga biri mu bantu batatu Robert Pires, Dennis Bergkamp na Thierry Henry ni abantu babaga bafite ibitego n'abasimbura ba Sylvain Wiltord bano batara mu bantu Anko Kanu bane ni babaga bafite ibitego bya Arsenal byabaga biri mu abo bantu batatu cyane Bergkamp, Pires na Thierry bari batwaye ibitego byose bya Arsenal. Iyi test ntabwo uramenye na none utazigira uzana test yo kuri Chelsea. Hari test zidakomeye utazatyuka mukazana Chelsea ya Lampard ngugiye kwigeranya ngo nabantu n'aba bataramu ngo ba Pedro uramenye tube tukubwiye akiri kare ubutanze afata ikipe ebyiri zifite ibikombe kuko iyi ngiyi ushobora kuba muri ushobora kubiranda leta iyi n'abakunzi ba Arsenal bagukunda ushobora kubiranda leta reka urugero rw'ikipe zifite ibikombe nyamara nigikoraho mushobora kuzahindura imvugo na kimwe ngiye ndi kumwe na Scores Arsenal natwara igikombe izaba rimwe mu makipe atwaye igikombe adafite imibare ndetse kabaze na Arsenal nk'ubu ngubu bitwaye champion wava kihawe nande muri aba bakinnyi bari mu kibuga numva mungaritse nyine nk'ubu wazajya ubwira abantu ati hatari umukinnyi wari urenze wari uyitwaye ku bitugu kubwa ati Rice icyo gihe yacaga inkweto ni Rice wabona wa kabiri Gabriel yaradefandaga gumana Gabriel asigaye afata Raya akaho kujya gakuraho umupira agafata umutwe wa Raya ariko nyamara reka mabwire iki kibazo nkigaruye nko myaka nka 20 iri imbere ikipe yaratwaye Premier kugira ngo utinyemo icyo kintu Samira kubwira ni ubundi naha hantu abantu bano basesenguzi bavuga bati kizaba kibwe ekipe itagira umuyobozi bro ekipe nyine ubona idashushanya uburyo atwara igikombe mu buryo buri impeccable bro nk'ubu Thierry yari afite ibitego 30 muri ligue pe uko mbona abantu ba Thierry yatsinze ibitego 30 muri champion muri match yari yakinnye reka tuzite 38 ko ari miza atakiri ibaze 30 hafi igitego kuri buri match muri marushanwa yose muri match 50 n'imwe ibitego 39 wosongo aya nabumvise ubona amaze kubumva utanza zafata ikipe n'umukunzi wa Arsenal turagira ngo ikipe bibiri turagira usikino ubona koze usikino njye gushimira no kugira ngo n'umukunzi wa Arsenal nikinaboneka atazakora ikosa ari kuganira n'abantu nk'ahantu ababwira ati Arsenal nabo rwose mbabarira ati cyane urakoze ubutanzi isomo Dennis Bergkamp ku bitego bye bine na assist 7 muri match 28 zonyine bisoni ngo nibura muri comparison dukoze mwembi nibura abakinnyi batatu muri Arsenal y'iki gihe nibo babonetsemo kuri mwembi batatu bonyine bo muri Arsenal y'iki gihe nibo babonetsemo ko Samir yashizemo Saliba mfata Saliba na Gabriel kiramo na abo ngabo nabo atake ntushaka kumenya ibyari ese undi muntu wari bukiremo nashyizemo Bukayo nashyizemo batatu ariko hari n'undi muntu wongeyemo muri defense Sorokam na Gabi ni batatu nyine nibyo nanjye mfite babiri mfitemo Saliba wenyine na mwene data Bukayo Saka Samiri ni Saliba na Gabriel naho yafungiye ariko iki kintu bwira n'abantu kuri WhatsApp baze kudufasha bikorera izabo nabo ubutumwa tuzi niyo muri WhatsApp mwiyana ubwo butumwa turabushaka turaza batubwire Arsenal y'iki gihe koko wazanamo bandi Arsenal ya zamani irayirusha ni bande bazamo mu y'iki gihe muri ya indi ya Invisible uyu mugabo witwa Vieira papa uyu yari igikoko
reba ariko Arsenal yakinishaga n'ibigabo ntago ari size umuntu waje kuzanamo amageteri Wenger yigeze kuzanamo abitwa ba Denilson ba Carlos Silva akazajya bahengeranya na ba Nasiri ukabona Fabregas I mean Robin van Persie wajyaga gukina n'abuzukuru kuri Van Persie hari ukutarwabaga ruriho hari igihe Van Persie nawe wabonaga agomba kwicara akagira uburyo yitekerezaho ati nene narababwiye kuva mu kwezi kwa mbere Barcelona ubu ngubu iri kuganira na Manchester United kugira ngo irebe ko yagumana uno mukinnyi Marcus Rashford. Barcelona yamaze kubwira Rashford ko rwose bidasubirwaho kuva mu kwezi kwa mbere bamaze kumubwira ko bamukeneye ko bagumana igihe kinini akaba yawo umukinnyi wabo ndetse na Hans Flick yamaze kubwira umukinnyi yuko amukeneye cyane kandi ibiganiro hagati ya bombi byagenze neza ndetse na Rashford ubwe yamaze kubwira Barca ko nawe abaye ahagumye nta kintu byamutwara ibiganiro rwose ku masezerano ya Rashford na Barca byo bigeze kure kumvikana hagati ya bombi ariko Barcelona isigaje kumvikana na Manchester United. Barcelona ifite ibyumviro ko yasaba Man United ikaba yagabanya ku mafaranga ubundi harimo miliyoni 30 igomba kuba yakishyura kugira ngo igumane Marcus Rashford ariko Man United irifuza yuko Barcelona iyatanga yose nta n'igiceri kivuyeho mu gihe Barcelona iri migane na United babwira ati mwagabanyijeho nibura kuri izi miliyoni 30 tukabahereza iziri hasi izo ngizo ariko message ya Man U nimwe nuko batajya hasi y'izo miliyoni bumvikanye mbere bajya kumubatiza nta kindi rwose nta kindi basaba nizo ngizo mu gihe bitabaye ibyo mu mudusubize natwe tumukoresha ntacyo dutwaye ariko ibyiyumviro hagati y'umukinnyi na Barcelona nuko bagumana ndetse Barca nibura ibiganiro byibanze yamaze kubitangira kandi ikizemo ingufu nyinshi cyane kuba yagumana uyu musore w'umwongereza Marcus Rashford. So ngibyo Sami Marcus Rashford Barcelona iravuga ko miliyoni 30 ibona ari nyinshi ifite ikibazo gikomeye cyane umukinnyi uri kuri kariba nkingi Barcelona kuki miliyoni 30 yumva mbere na mbere ari nyinshi duhere kuri icyo ngicyo miliyoni 30 ku mukinnyi nka Rashford Barcelona already ari cyo cy'ubukungu ifite tuzi ariko umukinnyi nka Rashford Barcelona ikwiriye kuba iri kunegosia mugabanya n'ibyo abafashije igicuruzwa kigira agaciro bitewe n'ukigurisha tubizi cyane ukigurisha of course yari classe ntabwo icyo uguriye uramutse uri kungurisha telefone ariko ko mbizi ko ufite ideni rya banki ayo naguha n'igihe nawe ari njyewe wayikundiye mbizi ko ushaka ku upgradinga biba bitandukanye gusa nanone apare ko Manchester United yaragiye itesha agaciro abakinnyi bayo ikaba bagurisha kuri make kuko ifite ukuntu Manchester ikwanze kwereka ko ikwanze nyine uretse umukinnyi bamaze gutanga nimero reka duspose ko bananiwe kumvikana nagaruka muri Manchester zambara kangahe kunya bazamukuramo nimero zamuha 19 arya nambe barayifite oya nimero se yaba ikibazo ariko nyine ni erega n'izindi kipe zamwakira Rashford erega afite saison nziza erega ni ikibazo none si ikipe yamwizera kuruta Barcelona akoreye iyo mibare nayo iri kumucuruza erega imibare igiciro miliyoni 30 Barcelona nyine ni nka wakundi dufate nk'urugero ahubwo ushobora kujya gukoresha telefone uzikitakira kabwira umutekinisi ati ntabwo yakwaka pe avuga ati niyaka nyine ubwo tuzavugana ikore nikunda tuzavugana ni nabyo bibayerega kuri Barca izi miliyoni 30 y'abari Rashford umwe wavunikiye muri Aston Villa ntabwo bari yatange ariko byiburi imibara akoze muri Barcelona niri gutuma Barcelona itekereza ko yamugura kuko Barcelona iri kugura nk'abakene nyine rabizi ko Rashford yabafasha bari muzima amaze kumenyana na groupe ntiyabafasha kuri 11 gusa yanabafasha no kuri attack kuko no mukiye ufite ubwo bushobozi ariko nanone ku ikipe nka Barcelona ifite ibibazo by'ubukungu ibizi ko nawe ntaho kumushyira ufite by'ukuri kw'Imana na ahantu Manchester United ifite Rashford yoko yaho kumushyiraho rwose ari kunyana mbe umuntu naho rwose nta ifite yamaze gutanga nimero ye ni nk'ikimenyetso kirere cyo kumubwira ngo twaratandukanye ko nimero hari abantu benshi zagiye zikura muri club ntabwo wibuka ko Garasa ajya kuva muri Chelsea byo bapfuye ko batanze nimero ye 13 bakaya Michael Barak agahita avuga ati sindi buguma nese inki Cristiano ntabwo abonye ko yaje muri Man yaho ati reka tuganire na Grand Frère Cavani ame nimero ariko se Rashford muri Barca bwo yambara 10
si gutanga nimero ntabwo ara ni muri Barca yambara 14 ara ni muri Barca ni nizanye ariko zagarutse muri mani bivuze ko bananiwe kumvikana undi biguha ngo wama 19 kubita 40 wana cya 14 hanyuma ze brand yari afite n'ibiki byose n'amasocial media n'ibiki byose acururiza agahindura ntago 10 mu yaba nimero ni ikintu gikomeye cyane nimero ni ikintu gikomeye cyane igihari kuri ya Barca mani ibyo yakoze ni ikimenyetso cyeruye ko yarekuye Rashford rero ikipe ibizi neza ko umuntu uri kugurisha n'ubundi wamaze kumwereka ko wamurekuye n'igiciro barakigabanya nyine kuko Manchester United isa nkaho ifite igihunga cyaho izashira Rashford kuruta uko Barca ahubwo ariyo yabitekereza so Barca nshaka kubafatirana yashaka kubafatirana kuko ibizi ko muri situation harimo utuntu tw'utudidane bite ese si penalty ariko none izi miliyoni 30 Sami amakipe yo mu Bwongereza za Aston Villa ntizayatangaza ariko ikibazo ahubwo ni Rashford kuva muri Barca ngagiye muri Villa kandi Barca imushaka uretse icyo mbaza Rashford akora ibitego uruhare rw'ibitego 20 Barca itego 10 na assist 10 isezo baravuga ati rero twamugumana nese rega maze uri muri Barca wasubira mu bukajya muri Aston Villa Mane ariko ushobora kubwira ati ni mutaziduha twamugurisha handi heza ibyo bitego vene muri Premier League yabibona se aho byagorana oya bazagurirana